ubuse kujya kuri chat niba y'uwo mwanya mbonye wo kwandikisha instinzi ziri hanze ubu nciye nk'amabere ukuru ubyutse wambaye ngo funga udushatu waturegareze n'ibintu byo mu jisho nazi byo kandi ubwo ngugiye ku muhanda noneho birangira ugiye utanyweye n'icyaha sigaruke mwa n'abana bawe ni byiza shanga amakuru ni meza amakuru ahubwo njyewe rero amakuru ni yawe n'ubwo uri kuvuga ngo ni meza ndabona nta bwiza bw'amakuru yawe ni meza da ubu se wambwira ngo amakuru yawe ni meza ibi ni ibiki byukiyemo kwa ese mbyutse mu biki shanga hari ikintu usanze kibibyutse ngo mu gitondo umuntu w'umukobwa w'inkumi abyukira mu mayoga none se uragira ngo anywe igikoma njyewe anywe igikoma cyangwa anyweza umuntu wese anywa icyo ashoboye iki nicyo nshoboye icyo nicyo ushoboye ubu nicyo so yagusigiye koko ako se shanga urakabye nicyo kibazo ugira cyonyine ubu bigize intambara ngo icyo so yagusigiye icupa nyweye koko ikintu kiba usanze ndi gukora koko mana yanjye usanze ndi kwica umuntu usanze ndi gukora iki uzi yuko ibyo Joshua yambwiye nsanze ari byo koko nguri ikirara wirirwa iyo ngiyo mu bagabo utwara n'abagabo babandi ako kazi wahisemo koko muko munyumvire shangana hari umugabo wawe wari wabona natwaye hari umugabo usakuje intungwe hari umugabo usanganye nawe hanga natwaye uwo mugabo ngiye nta mugabo natwaye kandi ikindi niba naramutwaye ubu ndiyambika kuva hasi kugera ku musatsi nikora buri kimwe uvuga gute ngo natwaye ngiye nk'umugabo w'abandi umva mujya mumbabara muvana ibyo nyine ngo by'abagabo b'abandi ndakurahira ngiye ndi umuntu w'Imana ndi umukristo ariko reka nkubaze nibyo ubu wananiwe kwicara ngo witondere kano mayoga umere nk'abandi bakobwa barabyuka bagakora amasuku ndebera ntuba wanakubuye nta dusahane ndabankubura ariko nase mbana nande si musaza wanjye gusa we ntabwo ukabikora ukaza kujya muri ayo mayoga yawe nyuma ibyo byakwanga ubwo buraya muba munshinja hari umugabo wigeze unsangana nawe ubu se kuje hanga ukaza utana mu magaye hari umugabo usanze hanga nkubwire susana ndi kwinywera isi zagutamaza nutihana izagutamaza ahubwo mwebwe tumaze kubona famille mugiye kunsaza keza niruka njye ku musozi nirukane niyo mpamvu rero umva rero nkubwiye mugiye nama byogose uradusebeje urabona udasebeje soko ntago mbasebeje mbasebeje hari ikintu kibi ndi guko naho so yaba ari kukureba ndi kwibaza ko yabayejwe n'agahinda ndumva ihane ureke ibi bintu byukiramo by'amayoga ureke abagabo b'abandi ukora ibyo wize niba binaguze da shaka imyuga ukore kandi shanga ujye umbabarira reka nkubwiye wa mukobwa we nuti hano uraza kubona ishyano reka nigende gusa umva uradusebeje nta kindi ukoze nese mbasebeje iki kuko usanga ndi kunywa icupa singwaye ukanga umva yihane ndaguhaye uranga ngagenda ibyo biranakureba ariko ngo ndamusebeje se ubu icupa nsanga yasanze ndi kwica umuntu ndamumvana ibyo bibazo byanjye ariko aya macupa yashizemo wagira ngo bari no kujya bamba n'amacupa yanapfumutse mwana yanjye sister bitese uvuye he wowe uvuye mvuye nshaka uvuye aho ushaka uzugarama mvuye aho nshaka none se reka umva ndavuze ngo utankorera ku nzoga urukumva niguriye ahangaha ku mafaranga yanjye ese ibi byose wanyweye urabinywa wenyine ariko Joshua uretse wowe kwanza tuvugane niko reka nkubaze ubundi ikibazo kimwe wirirwa neza shangazi keza ninda dore ukuntu ubugaranye keza nindaya karitsiye yose keza ndindaya sinjya nkugaburira ese niko yakubwiye sinjya mwishurira inzu arambeshyera rwose arambeshyera niko ntabwo ari njya nkugaburira niho sinjya nkugurira imyenda buri kintu cyose muri iyi nzu sinjya nkigukorera ndetse n'amavuta wisiga sinjya nyagura uba wirirwa ugenda wabyimye imbere y'udukobwa bakavuga ngo dore umuhungu njye ntabwo byose ari njye mbigukorera ntangize kuvuga ngo njye keza ndindaya umva nkubwira Joshua icyo bita gufunga amazi n'umuriro ngiye kubigufungira noneho ese kandi kutangiye kutsindira noneho hasi sister noneho ko nyaba yatsindira udakuneza shangani ujya ngo ikini kimwe nakugize ndindaya umva ibintu umumorera wa Joshua waretse kunsindira ko wanyweye none keza ndarambiranye keza mbaye ikibazo urumva keza ndarambiranye muri iyi si inzoga zawe wazijyanye ariko kareka none ninde wabwesha abo bagabo uvuga hoya musaza abo bagabo uvuga sinyana nk'abakura nkakugaburira subiza nyine
Nese niba ujyayo. Nese ninde arambeshyera. Joshua niwe muvandimwe mfite. Ntabyo nigeze mubwira. Nigira ibi byose mbikora kubera wowe. Urananiye wa muhungu we. Umva wa muhungu urananiye. Rwose ntabyo nawe. Ubundi sinzoga nareka kuzinywa gute ko ahubwo uri ikibazo ababyeyi bansigiye muri iyi nzu. Uri ikibazo Joshua, uri ikibazo muri iyi nzu. Hasi sister. Muri iyi nzu uri ikibazo. Waretse kunsinda. Ushobora kuva ahangaha utumuwe. Asukiramo agashyamba. Umva musukiramo ibiki mushimira noneho ko wagiye kunteza abantu urumva umva kamubwire kwanza birahindutse caha genda woze biriya byombo ukubura hari imbere y'umuryango ndaje nyogosenge savanga avuga ko n'uyu mukobwa udashobotse genda ndaje umanagura n'inkweto zanjye ahantu ngiye kujya haguruka gira vuba imbere hote gira vuba ahantu ngiye kujya kwishakira amafaranga mu kanya ntuzajya unzanira n'ibibazo ahangaha Chechocho gusa. Chérie. Vite, ça va? Biragiye. Ikumeze neza? Neza ntacyo. Nari ngukumbuye. Arije kunde. Noneho nashaka kugira ngo mbone kuntu nakohereza ya mafaranga. Niyo mpamvu ngukunda, urunzana amafaranga. Niyo mpamvu ngukunda chérie. Ariko nyine nari kujijinganya ko ushobora kuroba hari yindi nimero ukoresha kuri momo ni ya yindi isanzwe ni ya yindi okay ise uracyakoresha yindi na 47 ni yo ngiyo okay rero nicyo cyari kinzanya no kwirera kugiye ko merega mbamana gukumba ngo sheri ko sheri hari ahantu naringiye sibyo gato yakora mushiti wanjye gato n'umushiti wanjye kurira n'umuntu twiganye naga rwose sheri nugira ikibazo sheri wo muntu aranduta oya naga kuruta ariko nawe nyine ngiye kurira umuntu twiganye ndayitangaro sibyo wa amafaranga yanyoherereze musaza wanjye akeneye amafaranga y'ibintu byinshi sheri nawe urabizi sibyo musaza wanjye akeneye ibintu byinshi sibyo wereka shushu nturakara ariko genda ariko nari ngukeneye umva se uyanyoherereze turabonana nimugoroba sibyo ndakwitaho sibyo sheri wowe gusa nugira ikibazo ndi uwawe shushu sawa sheri Paparisi iki waje njye ari gutambiriye ariko wewe wagiye umenya ko uri umugore wa hano mu rugo utagomba kumenyera igihe ubwo se ibyo byose ubonye ko imbaza ya masaha n'igihe cyose maza paparisi iki iki waje ntuvuge ariko se uragira ngo njyewe nzajye ninjira hano mvuze inzogera kugira ngo mwumve ubwo uri muri bya bindi byawe nyine Paris ntabwo ibyo bintu ari byiza Paris ariko se igihe cyose maze aha ngaha Paris ntabwo ibyo bintu ari byiza Paris ariko se igihe cyose maze aha ngaha ubu ngubu nibwo butekereje yuko naje noneho rero kubera icyo utigeze uvuga ko waje uvuga nabi no kubera iki ako wundi ibyo bintu uvuga ni ibyanga genda va aha ngaha une stress umbangamiye nkagaruka gasanga nanone ni kwa kundi urumva bizagenda gute ese urimo urakura urimo gusubira inyuma ndashaka kumenya ariko Paris kubera uri kugenda uhinduka ibaze kuba imyaka tumaranye umbwira ijambo ngo nshobora kuba ngutera imyaka mu kazi ntibigende neza Paris waretse kumbabariza umutima kweri basi amakuru yo ku kazi banyeza bite ntabwo ari ngombwa ibyo kubimbaza wakagombye kuba aribyo wambajije mbere y'uko umbaza ibyo byose amakuru se ni meza cyane yenda abona amakuru atari meza ariko Paris wagiye umbwira neza ukambwiza ukuri amakuru yawe kweri koko imyaka tumaranye ubu twagakwiye kuba tubanye bukenye nawe ntabwo ari byo
ntabwo ari byo kandi wumve ko ibintu uri gukora ntabwo ari byo papa Lisa ntabwo ari byo rwose nubishaka wisubiraho cyangwa se nawe ubwawe witekerezeho ufite ikihe kibazo ko mbona utari kiriya ibibazo byose mpura nabyo bishobora kuba ari intandaro y'ibyo ndasohoka hano mbangamiye nkagaruka umbangamiye. Sasa rero njyewe ndi kubona nkomeje kuba ndebana nawe hano wantera umujinya ugatuma nkora n'ibyo ntatekere. papa Lisa ibi ni ibiki uri gukora ariko ma ubu narashatse cyangwa naherekeje abandi papa Lisa mu buzima urambabaje kandi ntabwo agahita nzagashira imyaka tumanye wagakwiye kuba tugiye gusazana neza ariko papa Lisa urambabaje mu buzima bwanjye kandi ndaje nsenga Imana yo mu ijuru iba ari yikunyereka inyereka ibyawe ariko urambabaje. hase wowe ko ndeba noneho usambwe kujya gushaka amafaranga ibi n'ibiki noneho uri ntumbwire ubundi buzi byabyo imyaka yanyu se yankondewe na antewe musa munshingira ntamenye ibintu ntabwo ni ibiki cyagenze bite se kandi noneho dore gahunda nari ngiyemo yapfuye uzi umuntu tugiye guhura umva nako mfite umuzungu se noneho banza ariko reka nitekere mfite ahubwo jya guhanagura biriya byo ngo bishyire mu kabati mfite agahinda umugabo namuhamagaye urumva twe tugiye guhura inshuti wanjye abaga hanze ageze ku kibuga cy'indege kubera ukuntu mwanteye umwaku umugabo ahita ambwira ngo yabonye izindi gahunda ngo hari ahantu yagiye urumva ubundi ubwo se wowe bahamagaye aya ntabwo ari njyewe hasi kucyumva ko reka nitekere niri hari ikintu nashaka kukubaza ejo bundi warambabaje warankubitaga ahantu hose n'ubu wowe mbaye uri gukubita ndetse nk'ukubise utwo tudirede wikoreye ku mutwe ubundi ninjye wakwishe njya kugusukisha utwo tuntu tw'utudirede ngira ngo uri umuntu muzima wumve ahubwo wowe ugiye kuba intunzi ugiye kuba urankunda wowe reka mfate ibyo ngo nyine mbe nkuhanagurira ariko wowe ntabimbwira neza icyo igihanaguza se kiri umva se nkubwire nari nzi yuko ejo bundi nzana cyagiye nyine kuri anniversaire yawe nzagukorana na pati ikirori kimeze neza ariko mbase mwana icyo kigabo ngiye kureba nzi ko ndagikura nkazana amafaranga ariko ubucucu bufiteho Joshua amana wawe nzaguta i Kigali ajya nko mu Bubiligi nkajya kuryoshya n'abandi basigara wasamye tujye tuganira neza utanjomba intoki n'iki kubera ubugoryi ugira ariko mwana ubucucu ugira ubugoryi se n'ibyo bituma umuntu ko abantu bose ngiye kuzaba ibinogo kubera wowe nk'ubu wakabaye wabyutse ukavuga ati sister wanjye aba yagiye guhiga amafaranga ukabyuka ukaza ugateka ubundi njye nakabaye ndahangaha ntetse ibiryo biryoshye rero ata sister nawe usiga nsuzugura ukabyumana kuri ibyo ubundi ibi ni ibiki ubivuyemo ubivuyemo umva se none se buretse kugenda byibura se kuretse guhanagura ibyombo nkaba ntetse ushoboye kwishyura umukozi ntabyo nshoboye noneho njyewe sibyo nabaye umukozi wawe ngiye kujya mpahana nateye oya wowe uri sisi tuzajya uhaha byose ubikore mana ngiye kwirebera abana hano Josh usura kugiye udahanaguye ibi byombo wari uri guhanagura Joshua kandi Joshua umaze kunanira umva ko ari ngiye keza wananiranye ahubwo niwe unaniye kaneke nirire ninayiza nigendere urabwire umva kanze neke nirire Mpenzi sikuzani kama ungefanya ushenzi na rafiki yangu umetaka kimapenzi zaidi yangu umetaka kimapenzi zaidi yangu se kandi we yerekejwe nandi hano nasi umugore wawe njye ariko umugore wawe umbwira umva winkura ntwara hagati ya se wakagombye kumpamagara mu gihe wabuze ko ushaka wahamagara se ngo abanza telefone yawe kwivugiraho ubu mbwira ibitego umugore wanjye umbwira ni iki ngende iki cyawe sindi umugore wawe ugomba kumenya ko hano ari iwanjye noneho njyewe umva reka mubwire n'ibindi buriya ntabwo gahunda zimeze kwakuye nta n'ubwo umugore mushaka uvuze ngo ntabwo mushaka
urahitamo njye cyangwa noneho rero sasa ko tugiye kubyoroshya wowe ugiye kugenda ndaza kugusanga mu utanga mu rugo se utanga mu rugo ibiki nako ntacyo ugura hansanga kandi menye ko ngukeneye hari n'amafaranga nyine nta kibazo rwose ibyo bintu by'umugore wawe ugomba tayari umva uzanire amafaranga nta kibazo ariko se wari uri hehe uvuye no Paris uje wirukanga cyane ese ntabwo wabonaga umuntu twari turi kumwana inyuma hari ikidasanzwe ubonye none se niba yaba ndi mama Alice nka nyirurugo umushyitsi akagusura ntumbwire ati mama Alice tubanye umushyitsi we n'umwakire ukiruka ukajya hanze biba bishatse kwerekana iki none se umushyitsi niba yaraje akaza yihuta ntabwo byari ngombwa ko nakwirirwa ubwo se wari uri hehe ku buryo yakomanze kuvugisha urenye utayumva papa Alice umaze kundenga mu buzima uko wasanga uba wagiye muri za chat zawe reka nawe papa Alice umaze kundenga niba ari umushyitsi kuki utambwira ati mama Alice zana ibintu twakira umushyitsi nkanjye nyirurugo ngo mwakire eske niba aje agasanga ni wenyine uhari abona n'iki ufite umugore mama Alice gabanya umurindi gabanya akarindi kawe ndi kubona papa Alice mu buzima urambabaza kandi ntabwo ari byo okay reka ngende nawe usigaye ubitekereza amaze kujya ndambira papa Alice kumbabaza kwawe ntabwo uzatinda kubona ko wibeshye ni gute umushyitsi aza mu rugo nkanjye nyirurugo ntumbwire ngo ngwino wakire umushyitsi papa Alice ibyo ukora ntabwo ari byo kandi uzabibona neza ko ibyo ukora atari byo reka nkwihorere